kanongere basukuze inshuti bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nakomeza kwihangana tubiri byose ushobora rero Imana yamugisha tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero twiragize Imana yacu kugira ngo iturinde mu ijambo tugiye kuvuga kandi risiga amavuta n'abarikurikirana bose muhabwe umugisha n'Imana. Uwiteka mwami w'icyubahiro, ndagushimiye kuri uyu munsi mwiza kuko tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima, kandi Uwiteka n'ababaye tuzi kuri Imana yihanganisha abababaye. Ndagusaba kugira ngo rero bane natwe muri iri jambo rya Pasika kuri uyu munsi twibuka nk'abakristo urupfu no kuzuka k'Umwami wacu. Bana natwe rero tugire neza kandi ubutware bwawe no gukomera kwawe bigaragare, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Muragije imiryango yose, muragije igihugu, muragije abakozi bawe. Uwiteka ukomeze kubana natwe. Urakoze, ijambo ryawe reka ritube ritabaza muri ibi bihe bikomeye. Ishimwe icyubahiro no gukomera ni ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo rero dutangire ijambo ry'Imana. Urabizi ko uyu munsi kubizera Kristo ari umunsi mukuru ukomeye cyane wa Pasika. Ndaza kuvuga rero kwisobanura yakuvuga Pasika y'Abayuda, nze kuvuga na Pasika yacu itorero n'abanyamahanga twese tuvanze ari we Kristo. Nyuma tubisesengure tuze kuganira dufashwe n'ijambo ry'Imana. Natinze rero nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto. Ndavuga Pasika ubundi bivuga guhitaho cyangwa gucaho. Igihe murimbuzi yanyuraga mu Egiputa yica abana b'imfura, nibwo yahaye Abisirayeli Pasika. Ni ukuvuga rero bivuga gucaho cyangwa kunyuraho. Sobanura igihe umurimbuzi yanyuragaho na Kristo umwami wacu rero yaciye ku musaraba turacungurwa. Niyo mpamvu turi bihuze byose mu isezerano rya kera n'irishya kugira ngo dusobanukirwe. Murabizi yuko kubera ibi bihe turimo abakristo benshi bari mu mazu n'abantu bari mu nzu, ariko ntacyo bitwaye. Burya urusengero rukomeye cyane n'umutima w'umuntu. Wowe ntucike intege kandi Imana igukomeze mu izina rya Yesu. Turasoma rero Abakorinto wa mbere ibice 5 duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 8. Ndahisemo kujya ngendana n'usomera kugira ngo tubashe kujera igihe neza. Kwirata kwanyu si kwiza, nimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose. Uwo ni Pawulo aravuze ngo kwirata, arabwira Abakorinto, ariko ubu nitwe tubwirwa. Aravuga ngo nimuzi yuko ngo kwirata kwanyu si kwiza. Arababwira ngo kwirata kwanyu si kwiza, nimuzi yuko agasemburo gake. Aravuga ngo nimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose. Gatubura irobe ryose. Nuko nimwiyazaho umusemburo wa kera. Aravuga ngo nuko nimwiyazaho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya. Kugira ngo mube irobe rishya. Mube mutakiriho umusemburo wa kera. Mutakiriho umusemburo wa kera. Komeza ugeze ku 8. Koko Pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru. Aravuga ngo noneho rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera. Cyangwa umusemburo ariwo gukonwa n'ibibi. Ariwe gomwa n'ibibi. Cyangwa umusemburo ariwe gomwa n'ibibi. Ahubwo tugire imitsima idasembuwe. Ariyo kuri no kutaryarya. Reka yongera asome Kuva 12 n'umurongo wa 15 hanyuma mfatanya aya magambo ko navuze ko turi buganire kuri Pasika cyangwa kunyuraho. Dubihuze isezerano rya kera n'irishya turebe noneho tuze kwizihiza Pasika yacu tuzi n'impamvu nubwo dusanzwe tubyiga ariko ijambo ry'Imana rihora rishya n'uyu munsi rikubera rishya.
Pasika uyu munsi yongere kubere inshya ko duva mu bwiza tujya mu bundi. Nasome kuva 12:15 wonyine. muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima itasembuwe. Muzajye ayo n'amabwiriza abisirayeli bahabwa. Muzajye murya imitsima. Muzajye mumara iminsi 7. Muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima itasembuwe. Ku munsi uyitangirira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Ku munsi uyitangirira iyo minsi 7 mujye mukura imisemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima idasembuwe. Uzarya imitsima idasembuwe. Uhereye ku munsi wa mbere. Ukageza ku wa 7. Uwo muntu azakurwe mu Bisiraheli. Ongera usubiremo iryo jambo ryumve neza. Muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima itasembuwe. Ngo muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima idasembuwe. Ku munsi uyitangirira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Ku munsi uyitangirira mujye mukura imisemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima itasembuwe. Uhereye ku munsi wa mbere. Ukageza ku wa 7. Uwo muntu azakurwe mu Bisiraheli. Ayo niyo mategeko ngo azakurwe mu Bisiraheli. Katugaruke rero mu isezerano bishya ko tumaze kumva Paulo avuga ku misemburo kandi arongera avuga no kuri Pasika yatambwe ari we Kristo umwami wacu. Aha rero Paulo avuga ku musemburo. Avuze agasemburo gakeya uburyo gatubura irobe. Biriya bintu bashyira mu migati kazamuka nishushanya mvugo yakoresheje ariko yafite icyo arimo gushaka. Yabwiraga abakore no muri icyo gihe muri ibyo bice 5 bari bamaze gukabya abakristo b'abakorino bakoze ibyaha ngo biruta n'ibyo bapagani. Noneho umuntu agafata umugore wa se ari babe mukase akamwigarurira noneho akaryamana nawe. Nibwo Paulo yabacyahaga aravuga ati habonetse ubupagani habonetse ibyaha bikomeye n'abapagani batajya bakora, gufata mukase ukamutwara ukamukinda akaba umugore wawe. Arimo kwerekana ko ukoze gutyo ngo akwiye gukurwa mu itorero akavanwamo, kuko bari bamaze kwiho kandi ngo barabyirataga. Rero nubwo yatangiye kwirata kwabo kw'abakore ntago ari byiza. Ni ukuvuga rero ndagira ngo mbereke uyu musemburo icyo yashaka kuvuga mu kwerekana kwera kwa Kristo nuko abigishwa. Paulo arerekana ko batari bakwiye gukoresha iyo misemburo ku munsi mukuru. Byari bibujijwe ku munsi mukuru wa Pasika gukoresha umusemburo mu mutsima uribwa ku munsi mukuru wa Pasika, cyari kibujijwe. Paulo rero yerekanaga umusemburo icyo gihe Abisirayeli bari babibujijwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuze. Iyo biteguraga Pasika iminsi 7 yabaga iminsi yo kwitegura, babaga babujijwe Abisirayeli kurya imitsima idasembuwe. Noneho nk'uko icyanditswe kibivuze, ubundi mu byanditswe byera umusemburo ukunda kugereranya gushushanya Satani cyangwa icyaha. Hariya rero Paulo yagayaga abakorinto kuko bakoraga ibyaha kandi bari mu itorero, bigatuma batukisha na Kristo, bagakora ibyaha bibi by'ubusambanyi noneho bagatukisha Kristo. Avuga rero ngo ntabwo kwirata kwaba ari kwiza. Atanga urugero rw'umusemburo, bagasemburo ko gatubura irobe. Mu byanditswe rero iteka bavuga umusemburo baba bavuga umusemburo ushushanya Satani cyangwa ushushanya ibyaha. Kandi no mu Bisirayeli bari babujijwe kurya iyo mitsima, bari bafite amabwiriza yuko bazakoresha imitsima idasembuye. Turagira ngo turaza kubisobanukirwa neza, ndabyinjiramo cyane. Rero umusemburo washushanyaga icyaha cyangwa Satani. Niyo mpamvu Paulo yakoresheje iryo shushanya mvugo ryo gukoresha umusemburo, avuga ko agasemburo gatoya gatubura irobe rikaba rinini. Nuko rero no mu Bisirayeli twumvise ko bitari byemewe. Reka dusome Mariko 8:15. Turakomeza tugende tubiganira kuri Pasika icyo ari cyo, ndaza kugera ku ntego zanjye shaka. Komeza usome.
ubutumwa bwiza ibice 8 umurongo wa 15. Kadusome. Arabahana arababwira ati, arabahana woni Kristo arababwira ati, mumenye mwirinde, mumenye kandi mwirinde umusemburo w'abafarisayo, umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode, n'umusemburo wa Herode. Barabazanya bati, uretse gatoya, mumenye kandi mwirinde n'umurongo wa 15. Usubiremo. Arababwira ati, mumenye kandi mwirinde umusemburo w'abafarisayo, n'umusemburo wa Herode, n'umusemburo wa Herode. Navuze ngo umusemburo Paulo yakoreshe kare agasemburo gatuburirobe avuga kuri Pasika yacu ko yatabwa ari Kristo yihanangiriza itorero ry'abakorinto koko bari barihaye ubusambanyi bo mu rwego rwo hejuru. Nababwiye ko ibyanditswe bivuga bigereranya umusemburo n'icyaha cyangwa Satani. Yesu yari kumwe n'abigishwa be yabahanye yarabihanangije avuga ati, mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uwa Herode. Aha rero itorero rirahamagarirwa kwirinda umusemburo w'icyaha, kuko kugira ngo babe irobe rishya, ni ukuvuga ibyaremwe bishya muri Kristo. Nimo ndatazura kugira ngo mwumve Pasika nyayo yari, kuko twumvise yuko umusemburo ushushanya Satani cyangwa icyaha. Paulo yarababwiraga ati, mwirinde agasemburo gato gatuburiro. Ni ukuvuga ngo twebwe abakristo kwizihiza Pasika, kuko biratubwiye ngo Pasika wacu yaratambwe ni Kristo umwana w'Imana. Kwizihiza Pasika kwiza, ntabwo twizihiza Pasika kuko ari umuhango ngarukamwaka. Twizihiza Pasika dushaka kugira ngo imitima yacu ibe itarimo imisemburo, itarimo icyaha. Urumva abafarisayo bari bafite imitima irimo ibyaha, bahora batega umwami kandi biyita yuko ari abantu nabo bajya mu ijuru bubaha Imana, ariko ntabwo bari bafite imbuto zo kubaha Imana, ahubwo babikoreraga inyuma gusa imbere y'abantu. Nigeze kubabwira ko mu bintu byarangaga abafarisayo ngo bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Twebwe rero suko bimeze. Ntabwo ngira ngo twizihize Pasika y'umuhango, ahubwo turagira ngo Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Turebe icyo byasobanuraga kwirinda imisemburo y'icyaha, kwirinda ingeso mbi. Kuko mu Bakorinto ba 2:5-17 yongera hasome mwumve ukuntu ibintu byifashe. Kwirata kwanyu si kwiza. Abakorinto ba 2:5-17 ndashaka ngo mwumve neza cyo ushaka kuvuga mu cyumve neza. Uriya musemburo w'icyaha ugereranya Satani Paulo yavuga agaya Abakorinto. Ahari natwe iki gihe wasanga ariko abakristo benshi ariko dufite imisemburo tugenda kandi tukizihiza iminsi mikuru ya Pasika. Tuvuga ngo umwami wacu yapfuye arazuka, twaje kwizihiza umunsi, ariko wakwigenzura mu mutima wawe nicyo ushaka. Nicyo Paulo yanavugaga. Abakorinto urumva bari bafite ibibazo bikomeye cyane, bari barihaye ubusambanyi kandi bakirata ngo ni abakristo. Soma twumve rero icyo Paulo yashaka kubagezaho. Niho ushaka nanjye ngo kino gihe tukinjiremo natwe neza, twizihize Pasika yacu ariko nta misemburo dufite, nta cyaha kiri muri twe, nta cyaha kiri mu mitima yacu. Oh haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu, aravuga ngo umuntu wese undi yari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishe. Ubundi itorero naho dukwiye guhagarara. Rero uyu muntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya. Ibya kera byose babigize gute bishize. Iyo yabisemburo bayisembo ni igomwa n'ishyari. Bakundwa bene data, turimo kwiga ijambo ry'Imana. Petero yaravuze ngo twifuze amata y'umwuka adukuze atugeze ku gakiza, aryo jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ubundi umukristo cyangwa
nyabyo kuko bivuga kunyuraho kuko umurimbuzi yanyuze muri Egiputa acungura abana ba Isirayeli bari bahawe amabwiriza yo kubaga umwana w'intama amaraso bayasiga ku nkomanizo z'umuryango. Iryo joro bari bahawe amabwiriza yuko bazava mu gihugu cya Egiputa bakagenda. Ni ukuvuga rero ngo ahangaha birashaka kuvuga iki? Kristo Pasika yacu yatambwe ni Kristo umwana w'Imana kuko nawe yamenye amaraso turaza kubibona kugira ngo twebwe ducungure. Noneho rero aho urwego ashaka aho twinjira mu mwaka ntabwo ari ukwizihiza gusa ngo Pasika yacu ngo Kristo agiye ku musaraba abenshi baramuvuga bakamuririmba ari nubwo twajyaga tumuririmba turi mu kabari twasinze tugatangira kuririmba indirimbo z'umusaraba wa Yesu. Ntabwo ari ibyo avuga ahubwo aravuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu. Iyo watuye ko Yesu ari umwana ukizeza umutima wawe ukamushyira mu mutima wawe ugapfana nawe ukazukana, ni ukuvuga ubaye icyaremwe gishya ibya kera byose babishize. Ariko ikintu gikomeye cyane muri no minsi y'imperuka usanga abana b'Imana bagifite ya misemburo y'icyaha bya kera aribyo biranga abakristo, kandi biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya ngo ibya kera byose biba bishize byose biba bihindutse bishya. Iyo umuntu yakiriye Kristo ubundi ikiranga umukristo nuko yarahindutse, mu yandi magambo warahindutse icyaremwe. Ibya kera bavuga nibi ni ya misemburo y'ibya usanga abakristo aribo mumbabarire harimo hagari bose ariko imibare munini usanga iriya misemburo itwuzuyemo. Igafata urugero twarakishijwe turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera amaraso yacu ya Pasika yacu yatanga, ariko usanga abakristo benshi bakigiye umujinya. Ugasanga umuntu iyo bamuvuze bavuzeho akantu gatoya gusa adashaka ukabona umujinya uraje uramwuzuye. Nababwiye ngo hariho abakristo bagendana, hariho abantu bagendana ibinini bya pana yarakara umujinya bawundi abanyarwanda babona umujinya w'umuranduranzuzi agahita arakara umujinya ukagenda ukamwica kandi ari umukristo. Uwo ni umusemburo. Ariho usanga abakristo bakiba mu rugamba ugasanga umuntu avuga ibintu byo mwitora avuga bene saba apfa gusa kumva akavuga kongera no muri abantu barimo barongeraho ugasanga umuntu arimo aravuga ibintu atahagazeho. Iyo ni imisemburo. Niyo mpamvu Pawulo yabwiraga itorero arihamagarira kuba ibyaremwe bishya, kandi nacyo cyifuzo umwami wacu afite. Niyo mpamvu yaje kumusaba agira ngo duhindure. Si igitangaza ko usanga n'abakristo bakiri mu bintu by'ubwoko, kandi ubundi iyo umuntu yabaye icyaremwe gishya aba yarahindutse. Ikikuranga cya mbere kikuri umukristo ni uguhinduka ukava mu bintu by'ubwoko, kandi usanga abantu benshi bakibirimo kandi barabatijwe baruzuye umwuka wera basengera mu ndimi, ugasanga ari ku kintu cy'ubwoko cyanze kukuvamo. Nigeze gusenga Imana sengera icyo kintu, ndavuga ko iki kintu mu Rwanda cyateje ibibazo. N'abana b'Imana bizagenda gute? Imana irambwira ngo ntuzigere ugaya umuntu. Iyo ugaye umuntu ugaye yamuremye. Ubundi baravuga ngo ukubita imbwa bashaka shebuja. None rero niba Imana yarafashe umuntu ikamurema uko ishaka ikamushyira ku isi ikamuha ubutware bwo gutwara, wowe ukitangira kwivanga mu buzima bw'umuntu, iyo ni imisemburo n'icyaha. Kugira ngo twizihize Pasika neza yacu nuko tugomba kuba ibyaremwe bishya. Haleluya. Rero Imana imaze kumbwira ibyo bintu nahise nibaza, ariko ubu kweli ninde uzajya mu ijuru? Ko abantu benshi usanga icyo kintu kikibicaye mu mitima yabo kandi basenga Imana. Ku cyumweru tukazamura amaboko tugasenga tugahimba tugasirika tukitera hejuru, wasohoka hanze ukavuga ngo dore mwene data ngo ni umuntu, dore mwene data ngo ni umututsi. Icyo kikaba kiragarutse. Mwana w'umuntu Dawudi yaravuze ngo mama yambyariye mu cyaha. Bene data ndashaka yuko duhinduka tukaba icyaremwe gishya. Hoze numva ibiganiro ubu turi mu gihe cyo kwibuka. Numvise abanyamakuru ku makuru bavuga abantu bagiye gutema insina z'abacikacumu ngo batema n'ibishyimbo barandura n'ibishyimbo. Nibajije ibintu biteye ubwoba mu mutima wabo, kandi urebye wasanga afite amazina abiri. Yitwa Munanira Bernard. Urumva ubwo Bernard bavuga ko ari ikirisito, ariko jyewe na Munanira ni ikirisito. Ubwo umuntu izina si ryo rikiza umuntu, ahubwo umuntu akizwa no kwizera Kristo agahinduka icyaremwe gishya. Niyo Pasika ashaka ko dusangira uyu munsi.
usanga wenda wagiye kurimbura ibishyimbo ari mutagatifu, yitirana n'umutagatifu Paulo cyangwa Elizabeth cyangwa Maria Mbabarire nkoresha iryo zina si we mvuga, ugasanga yarabatijwe nawe afite iryo zina. Iki kintu tukiganireho mu cyumba. Noneho nibashije ndavuga imyaka 26 irashize Jenoside yaraba, dufite leta y'ubumwe, dufite za n'umunyarwanda, dufite ibiganiro, dufite zagira igihugu ntako kitagize. Noneho kandi ikintu cyambabaje mu mutima none nyifite umutwaro kugira ngo mbabwire ubwo Pasika yacu yatambwe twiyambure imisemburo duhinduke tuzabashe guhindura abantu. Nibajije abantu bari mu mazu, icyorezo cyateje ibibazo isi yose, none umuntu ajya nibura ntanatinya n'icyo ngo mvuga ati none reka ngende ngewe soke ngende njye mu rutoki rw'umuntu nduteme. Urumva uwo musemburo? Ndakubwiza ukuri uko ziperereza, uwo wagiye uzasanga yarabatijwe, yaciye imbere ya pasiteri cyangwa yaciye imbere ya padiri, simbizi cyangwa yagize imbere ya watsa, kuko abantu badafite idini mu gihugu ni bake cyane, ni bake. Sinzi ko bagera kuri 5% cyangwa 10% wenda reka navuga. Ariko gasanga icyo mvuga niki, ndavuga kuri Pasika kunyura umwami wacu yaratambwe Kristo kugira ngo ducungure. Urwo rugero mu Mbabarire ko byavuzwe no ku makuru, nanjye niyo mpamvu dukoresha. Icyo rero ushaka kuvuga, iyo ugomba kumenya kugira ngo wizihize Pasika nyakuri, nuko wahindutse wayicyaremwe gishya, wabayicyaremwe gishya. N'iby'amoko bindi tujya dushima nabyo abantu barabipfa. Nigeze kumva kera twaravugaga ngo hari umuntu ubwoko butera umwaka, ariko barakubeye, uwo ni umusemburo, cyo ni icyaha. Umuntu se yatera umwaka gute? Umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Ugasanga n'ibibazo n'abantu bajya gushaka n'umuntu agatangira ngo uriya n'uwo kwandi kandi umukristo. Iyo ni imisemburo. Ndagira ngo umuntu ajye amatwi neza bene da, ko turimo kwiga kugira tuzabona ubugingo. Ntabwo iyo misemburo dushobora kwinjirana mu bwami bw'Imana. Niba ukijya gushaka ukabaririza ubwo warayobye, ufite imisemburo, ubundi ngw'iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abari icyaremwe, ibya kera bishize ni ibiki? Ni ubusambanyi, ni ubusinzi, ni ubujura, ni ubugome, ni irari, ni umujinya, ngo ni ngombwa biriya bivuze, ni ibyo by'ubwoko, ni ibyo byitwa ubundi iyo ukikubwira ko umukristo yiyambuye imisemburo, ibyo byose biba byarapfuye, harabipfuyeho, ari icyaremwe gishya, arangwa n'urukundo, arangwa n'impuhwe, arangwa n'imbabazi, akunda abantu, akunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niko Yesu yabwiye wa muhungu ngo kunda Uwiteka Imana yawe n'imbaraga zawe n'ubushobozi n'imibereho yawe y'Imana. None aravuga irya kabiri ngo no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngo andi mategeko yose n'ibyahano naho byurira kuri aya mategeko abiri. Ariko ugasanga umuntu afite umusemburo kandi ari mu rusengero ntabwo agira urukundo. Icyo kintu kibaza, ugasanga afite abaramutsa n'abataramutsa, arobanura ku butoni. Imisemburo rero ugenzuye ko ndigisha kuri Pasika, ndigisha itorero, usanga mu bakristo hakirimo imisemburo. Ari ryo gomwa, hari ryo shyari, ugasanga umuntu ahora agira ishyari. Bareba umuntu Imana yiremeye, kavuga ngo dore ukuntu areshya, urivanga mu buzima. Hari umugabo twari duturanye, yahoraga atoteza undi akavuga ngo ni mubi. Baba bari mu gitaramo banywa, akavuga ngo ni mubi. Ndabyibuka nari nyiri umwana, ageze aha murahira se, akavuga ngo gushaka muvuga mu izina, sinshaka kuvuga. Aravuga ngo ariko sha kuvuga ngo ndutubwiza, nanjye nkaba nkurusha ububi. Wowe bahamagaye beza wagenda, bahamagara ababi nanjye nkagenda. Wowe se wajya ahantu hone niba nkurusha ububi, niba ndutubwiza nanjye nkurusha ububi sha ushaka iki? Urumva yinjiraga mu buzima bwatangiye kuvuga ngo ni mubi. Ni mubi gute? Si mubi ko ari Satani. Iyo ni imisemburo ndimo kuvuga Paulo yavugaga dukwiye kwiha. Ukaziza umuntu ko ari muremure, ngo dore uko kireje, si waba muremure, si wamushize muri ukarekura umuntu ngo ni mugufi, ukarekura umuntu ngo ni inzo, ukarekura umuntu ngo arasa n'umuraba, ngo afite ishinya y'umura. Ibyo niyo misemburo. Abafarisayo berekanaga yuko bazi Imana, bakagenda no mu masoko no mu maguriro bambaye inshunda, bambaye n'imyenda n'amakanzu, ngo bagaragaze ko ari abatambyi. Ariko Yesu yabareba mu mitima agasanga buzuye ishyari. Niyo mpamvu baraga bamutega imitego, kandi niyo mpamvu yabwiye abigisha ngo mwirinde imisemburo y'abafarisayo.
imisemburo, yaraducunguye. Oh haleluya. Ndagira ngo iki kintu mucyumve neza. Pasika yacu yaratambwe ni Kristo. Ntukuvuga iki rero? Ntukuvuga yagiye ku musaraba. Pasika yacu nuko Abisirayeli babaza umwana w'intama bakamushyira ku ngoma, bagasiga amaraso ku ngoma z'umuryango. Ni nako Kristo yamanitswe inyabihanga ku musaraba, aba inshungu y'ibyaha byacu. Nukuvuga rero nuko umurimbuzi yabonye amaraso yarangiza abana ba Isirayeli bagacungurwa bagahaguruka bakagenda ntibapfe, imfura zabo ntizipfe. Ni nako Kristo yamanitswe ku giti kugira ngo twebwe abanyabyaha ducungurwe kandi atumaramo iyo misemburo, twihane tureke ibyo byose. Nicyo cyatumye apfa, kuko icyaha kitaza mu isi ntabwo aba yarapfuye. Rero turagira ngo twiyamure iyo misemburo tube icyaremwe gishya. Humura w'abantu bose, Imana izakugirira neza. Muri Kristo Yesu niho ibintu byose byaremewe byongeye guhinduka bishya. Ku musaraba Yesu niwe yujurije ubutware bwose Imana yamuhaye. Dusoma Efeso 2:10 tugasanga ko muri Kristo niho ibintu byose byaremewe byongere guhindukira bishya. Muri Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe Pasika yacu yaratambwe. Ariko Paulo ati kubera iki mujya mu busambanyi, kubera iki muri iyo misemburo, kandi Pasika yacu yaratambwe. Kuki mwirata ibyaha, kuki mwirata ibona umwuka wa gifarisayo? Ariko kubera iki bitubaho, kandi Pasika yacu yaratambwe. Kubera iki turenga kuba ibyaremwe bishya, gasanga turacyagenda nk'abapagani, imbuto zituranga n'iza gipagani, kandi twarabatijwe. Nicyo yavugaga. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba icyaremwe gishya, kandi noneho muri Yesu Kristo niho ibintu byose byaremwe byongera guhindukira bishya. Ni mwaho muri Kristo Yesu nahandi. Nasome Efeso 2:10. Kuko turaba yaremye, aravuga ngo turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ndagira ngo mwibutse unyumva mu Kristo mwene data, icyambere ugomba kuba icyaremwe gishya. Kuba icyaremwe gishya ni uguhinduka, ukivanaho imisemburo yose y'icyaha, ukivanaho za kamere. Icya kabiri ni ugusobanukirwa ko twaremwe muri Kristo Yesu, ibyaremwe byose twebwe nimwo twaremewe. Ongera usubire muri iryo jambo. Kuko turaba yaremye, biravuga ngo turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendere. Imana yateguye umwana wayo kera cyane we Kristo Yesu. Ituremeye kugira ngo ituremeye inuza ibikoresho byo mu masaro ngaho hose barakuburaga bakabimara kugira atazagira umusemburo ubihisha. None ukuvuga ngo Paulo tugomba kuba tutarabara uwo musemburo mu maso y'Imana. Byari kugira ngo duhinduke ibitambo. Oh haleluya. Kugira ngo duhinduke ibitambo, tube abere, tube ibyaremwe bishya, tuba abaragwa, tuba abatambyi b'ubwami. Nicyo twahamagarirwa, kuko Pasika yacu yatambwe ari Kristo umwana w'Imana. Noneho rero Pasika yacu yatambwe ari Kristo mu rupfu rwe ku musaraba, yujuje igisobanuro. Utege amatwi, Kristo ku musaraba yujuje igisobanuro cyuzuye cy'igitambo cy'umwana w'intama wa wundi abayuda batambaga kuri Pasika. Igisobanuro rero gisobanura ngo Pasika yacu yatambwe ari Kristo. Biravuga ngo Pasika yacu yatambwe ari Kristo mu rupfu rwe ku musaraba, yujuje igisobanuro cyuzuye cy'igitambo cy'umwana w'intama abayuda batambaga, kuko batambaga kuri Pasika. Kuko nababwiye ngo umwana w'intama baramubaze bamushyira ku amaraso yabo, bashyira ku nkomanizo z'umuryango. Umurimbuzi aje yayabona n'iyicifura
y'Abisirayeli, yagera ku rugo rw'umunyegiputa imfura yabo ikicwa. Noneho rero igitambo cyangwa pasika yacu yatambwe ari we Kristo, mu rupfu rwe rero niho ibintu byose byujurijwe guhinduka igitambo. Yohana igice cya mbere tumwabwiza umurongo wa 29, reka mwumve ko nahamije Yesu. Turimo kugenda tuvuga pasika yacu yatambwe ari we Kristo, yujuje igitambo cye ku musaraba. Urupfu rwe rwabaye igitambo, mbega umugambi w'Imana wose wuzuye muri Kristo Yesu. Soma twumvemo. Bukeye bwaho abona Yesu, Yohana integuza Yesu ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, abona Yesu aza aho aravuga ati, nguyu mwana w'intama w'Imana, nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu ashimwe. Amen. Simbuka isomo umurongo wa 36 w'icyo tifatanyeyo. Yitegereza Yesu agenda, Yitegereza Yesu agenda, aravuga ngo nguyu mwana w'intama w'Imana, nguyu mwana w'intama w'Imana. Haleluya. Amen. Nukuvuga iki? Urupfu rwa Yesu cyangwa bivusobanura mu pasika yacu yaratambwe ari we Kristo. Urupfu rwa Yesu ujuje igisobanuro cyose cy'igitambo. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yavugaga Yesu, yaberekaga Yesu. Nagira ngo usobanukirwe Yesu. Pasika rero yacu twizihiza ni ugusobanukirwa urupfu rwa Yesu, ko yapfuye akazuka. Haleluya. Yanyuze ku musaraba turacungurwa twebwe. Niyo mpamvu tugomba kwambara indi misemburo, tugomba kugira imisemburo, ahubwo dukwiye kubicyaremwe gishya nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Mu Kuva 12 umurongo w'8 bari bafite amabwiriza nanone. Urumva Yohana yavuze ngo yitegereza dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Turashima Kristo ko yabaye pasika, yanyuze ku musaraba igorogota tugacungurwa. Soma Kuva 12. muri iryo joro bazarya inyama zabo, muri iryo joro bahawe amabwiriza avuga ngo muri iryo joro bazarya inyama zabo, bazarya inyama zabo z'uwo mwana w'intama zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi, aravuga ngo ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. igihanga cyawo n'iminono yawo. Nderekera aho ngaho. Yabahawe amabwiriza y'ukuntu bazarya umwana w'intama. Haleluya. Baravuga bazazirisha imboga zisharira, zirura mu yandi magambo, kandi ngo bazawurye bageze ngo wokeje, bazazotse bameze agarukemo. muri iryo joro gucungurwa kw'Abisirayeli bazarya inyama zawo zokeje. Ndashaka gufatanya ibijyana ngo bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe. Haleluya. Kandi twumvise ko imisemburo ari icyaha, ari Satani. Kandi twumvise ko mu mico y'Abayuda iyo biteguraga pasika bakuraga mu nzu yabo bakavanamo kugira ngo hatagira agasemburo kazasigaramo bakicwa. Bisobanura iki rero? Bivuga ngo natwe ba Kristo pasika yacu yatambwe, ibyo bisobanura gukubura, n'ukwiyeza, n'ukwitunganya, n'ukwihana, n'ukwisuzuma kugira ngo tutagira umusemburo dusigara. Niyo mpamvu haruguru navuze ngo Kristo benshi usanga dufite imisemburo, dufite imijinya, dufite amagomwa, dufite amashyari, tuvangura abantu b'Imana, tugira Imana itubabarire, Imana idufashe, Imana idushyigikire, tubibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Ibya kera bishe niyo mpamvu abantu bakadutekereza mu masekuru. Nega amatwi cyane wumve, kuko turimo kwigisha pasika icyo ari. Nukwivanaho imisemburo, kuko Kristo nicyo cyamuzanye. Nukuvuga rero hano ngo bazirishije imboga zisharira, zirura, kandi biteguye kuva mu Egiputa. Hariya Yohana ngo yitegereje Yesu avuga ngo dore umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aramwitegereza. Nahoze ndimo gukurikirana ibi bintu by'izi mboga n'impamvu yabo. Izi zisharira ngo zitwaga endive na shikoro, n'izindi zirura n'iz'abandi
sikoro zasobanuraga kuzirya kugira bashari zibashari bibukaga bisobanuye imibabaro bamaze uburetwa bakoreshejwe ibiboko bakwitwaga mu Egiputa kubera ko barabaretwa none imitsi bidasembuye yabutse ngo yasobanuraga uburyo bavuye mu buretwa hutiwe none no ku musaraba umwami wacu ko Pasika yacu yaratanga nicyo ndimo kwigisha kunyuraho cyangwa Pasika yahagaramo y'abadore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi aramwitegera ngo dore Yesu umwana w'intama w'Imana byagereranyaga na wa mwana w'intama babaze mu Egiputa abantu rero bavuga kuri Yesu bakundwa bene data twatangiye urugendo rw'agakiza nta mukino ariko tuzabona ubugingo niyo mpamvu dushaka kubabwiza ukuri ku byerekeye Pasika two kwizihiza ku mihango gusa ubundi mu itorero ryacu rya Zion Temple tugira iminsi mikuru ikomeye twizihiza Noheli kuvuka kwa Yesu tukizihiza Pasika urupfu no kuzuka by'umwami wacu tugira n'undi munsi mukuru wa Pentecote igihe intumwa zuzuye umwuka wera aho itorero ryatangiriye iyo ni iminsi mikuru ikomeye twizihiza ariko ntabwo tuba dushaka ngo tuyizihize mu buryo bw'imihango kuko kera tutarakizwa tucyuzuye imisemburo ahubwo nibwo twateguraga gukora ibyaha cyane kuba umukristo ugifite umusemburo ni urugamba rukomeye inshuti nibwo twabaga twateguye inzoga turi bunywe nyinshi ndaba ataraga kunywa kuri Primus akaba ari kuvuga ngo kuri Noheli umva nawe nibwo nzanywa cyane ubundi abandi niko wasangaga ahubwo ari ibyaha byiyongereye minsi mikuru ugasanga irimo ya Kristo irimo imisemburo myinshi abashimye nabwo bateguraga gusohoka samanye kavuga ati kuri Noheli nzasohoka n'akanaka tugende tujyana twinezere data Yesu yabwiye abigishwa ngo mwirinde imisemburo y'abafarisayo ibyo byari umufarisayo cyangwa ndahagera nahatinda ntakubwira ubukristo ntaho buhuriye n'izina ubukristo ntaho buhuriye yewe ushobora no kuba waranabatijwe ariko iyo utahindutse icyaremwe gishya ntacyo byakumarira umwe yigeze no kuvuga ngo niyo barakubatije muri Mediterane cyangwa kubatiza no mu mazi ashyushye ariko utarahindutse icyaremwe gishya ntacyo byakumarira ushobora kuba urageze ku rwego rwo gukora ibitangaza ariko utarahindutse icyaremwe gishya ukiri mu musemburo niyo mpamvu Pawulo avuga ku by'urukundo yavuze ngo niyo navuga indimi ariko singira urukundo ntacyo nabandi kuko urukundo ni bimwe mu mbuto zerekana umuntu wahindutse ku Pasika yacu yarataha turavuga kwiyambura imisemburo ngo niyo nakwitanga ngo mwikwe ariko singira urukundo ngo niyo natanga ibyanjye ngo nkagaburira abakene ariko singira urukundo ntacyo ndicyo hariho n'abantu bagaburira abakene ariko badakijijwe b'abanyampuhwe gusa batazabona nijoro keretse bihana ndababwiza ukuri ntabwo mbere hariho n'abantu bagira umutwaro wo gufasha hatarabizera gusa ari abantu iko birivuze abantu bamwe muri Yesaya 56 murongo wa 7 yahanuye Kristo nk'uko Abisirayeli banyuze mu mibaba na Yesu umwana wacu yanyuze mu mibaba niyo mpamvu yahanuye ngo umwana w'intama w'Imana kurabya Bibiliya imugiranye n'umwana w'intama ihute naze gutwara umwanya munini yararenganye Bibiliya ivuga ngo yararenganye ariko yicisha bugufi Kristo ushimwe ariko yicisha bugufi ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura niko atabumbuye akanwa ke ashimwe Kristo ariko atabumbuye akanwa ke guhemurwa no gucirwaho iteka
uwiteka guhemurwa no gucirwaho, niko Yesaya yavuga, no gucirwaho iteka nibyo byamukuje mu b'igihe cye. Ninde witaweho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Ugeze 12 akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe ari bo twe. Bategetse ko ahambarwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa, ariko uwiteka yashimye kumushenjagura Kristo, yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo. Kuri ziriya mboga zisharira bibukaga uburyo barabajwe imyaka 100 mu buretwa. Kristo rero kugira ngo aducungure yabaye igitambo, yagiye ku musaraba ameze nk'umwana w'intama bajyana kubaga, kuko intama iyo barimo kuyikinja ntikivuga cyangwa bace mu rugoya, niko yari afite intego zo kuducungura kugira ngo twiyamure imisemburo ntibikirwe binakurusha. Iyo utekereza kuri Kristo numara gutekereza ku rupfu rwe, kwibuka ko yanyuze Pasika yacu yatanzwe, imisemburo izavaho, kuko iyo umuntu ari inshuti ya Yesu ntabwo gukizwa bikurusha. Ntabwo iyo umuntu akoze ubucuti na Yesu, iyo asubije inyuma nkibuka imishari nari ndimo y'ubusambanyi, nkibuka imishari nari ndimo yo kunywa inzoga, nkibuka imishari nari ndimo yo kurwana, nkibuka ko ikiraro tungana bose bishwe na sida, nongera ngasubiza umutima impembero bavuga ngo Kristo nta kintu naguhaye. Iyo musemburo kugira ngo imvimu nta kintu natanze, navukiye mu muryango utazi Imana wonyine. Iyo mihango yose yarakorwaga n'abayaga n'umwana barafinisha bagira gute, ariko bagasenga na rya ngoma ry'aho n'abayuno. Imisemburo y'abafarisayo yasanzwe ngo bayirinde, ibyo byose nabibayemo ku bw'ubuntu bw'Imana nakizwa. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntujye umujinya uzatera, mpinduka icyaremwe gishya. Kuva 1994 nahindutse icyaremwe gishya, ninjira mu muhamagaro w'Imana, ntangira kugenda nsengera abantu. Satani atwaza igitugu, mbona urukundo rwa Kristo, nzi gutandukanya imisemburo y'abafarisayo cyangwa idini, imihango y'idini n'ubutumwa bwiza n'ahantu bihuye. Tujye mubyumva ukure. Wa muganga umupasiteri wanyandikiye arambwira ngo twajye magazi amazi si yayandi. Na Kristo ashobora no kugaruka kuko ibimenyetso turimo turabibona. Ariko niba ucyuzuye imisemburo y'ubwoko, niba harimo n'abakristo basambana, harimo n'abakristo baroga. Maze no mu mukozi w'Imana twabitese bavuga ngo hari abantu barajya mu rusengero ngo bigeze kuroga mu bukwe, abantu bitoye barapfa kandi abakristo. Harimo n'abakristo bakoze amarorerwa muri jenoside, hahazwa bakora imihango ya gikristo babatirisha bakomeresha abantu. Ntabwo twareka kubivuga kuko turashaka ngo duhinduke turi ibyaremwe bishya, twiyambure imisemburo. Ariko hariho n'abatarabikoze bahagaze barakomera, kandi Imana izabaha ubugingo budashira. Bene data, Kristo yaba Imana yaramushenjaguye, yatanze igitambo kirusha icyo wabona kuvuga. Komeza usome twumva Imana yamureka iramureka. Ntuzategereze urupfu rwa Yesu, turibuka Pasika. Iyo mvuga ngo urupfu rwa Yesu ndanezerwa kuko yakobo iriya misemburo yari kunyica kumbi itarasima yibukwa, kuko yavuye kudasima kuri puberi hano muri Nyagatare. Niyo yamurera yatawe n'umwana mugi wa isasine narijanditse narapfuye narashize. Yesu Kristo yabaye igitambo
ugifite imisemburo ya kera ariyo bwoma n'umujinya n'amashyari. Umusaraba wa Kristo guhindukira urakuremerera. Nababwiza ukuri simbeshya. Iyo waza kugera ku musaraba Yesu ugapfa, ugapfana nawe ukazukana nawe, urukundo rw'Imana rugasaba mu mitima, inyota y'urukundo rw'Imana irakwica, wowe ugakumbura kuzabana n'Umwana, ukuzura ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana, n'inyota y'ijambo ry'Imana ikakuzura, ugahora wahagizwa no gushaka amategeko y'Uwiteka. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana, guhinduka ni ikintu cy'ingenzi. Ashimwe Yesu. Kera narindwanya, ariko iyo mbonye umuntu arwana ngira ibibazo numva nigeze gusanga abantu barwana hariya Rwandesh. Sanga abantu benda kwicana, abantu barabarebera mbirohamo, ndavuga muragira ibiki, hano bakora ibyo bintu birakwica. Hari n'abanyagiza aho ngaho kubera imbabazi niha ubuyobozi. Hari uko defense bakibara ko defense menya baravuga ngo dana konsera ndavuga aba bantu bagira icyo urapfuye nane mufungishe urafungwa n'amahanga ningira nk'umuyobozi ko ndi umunyarwanda n'umuntu kasanga mbabana yakabwira ko mutabaye mukiza abantu ninjiza umutegetsi ntabwo ngiye kugufunga n'amahanga kubera ko iyo nahindutse mwana urarwana imbabazi zikanyica sinyifuza ikintu kigora iyo mbonye ni nko kwirwana neza agahinda karanga kuko ntabwo akarenga. Page Pascal yaratambwe ni Kristo Umwana w'Imana. Iyo umuntu arenganyije undi ndababa, iyo umuntu agiye nawe undi ndababa. Ariko ubundi kera nasanga abantu barwana, nategaga amatwi ngashaka ureba, nkajya ku ruhande rwe nanjye nkarwanya uwo nguwo kuko nari ndwanya narabibabwiye. Ariko Kristo amaze gupfa, Imana imutanze mushenjaguye, Pasika yacu acaho gacunguru. Niyo mpamvu agakiza katangura, gakiza karanezeza. Hari umuhungu w'inshuti yanjye twaganira namubwira ngo Imana ivuze ngo nk'uko bacukura zahabu n'ubanya n'agakiza kugira ngo nakabone ari ugucukura nacukura kuko nari ntarabona umuntu uruhura mu mutima wawe keretse Kristo Umwana w'Imana. Komeza usome no gutinda hangati. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bimwishimishe bimuhaze umugaragu wa mikiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya kandi azishyiraho gukiranirwa kandi Kristo ngo Pascal cyanaga azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye. Azagabanya iminyago n'abanyamaboko. Kugeza 12. Kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa akababaranwa n'abagome ariko ubwo yishyizeho ibyaha. Ariko Kristo mwiza ubwo yishyizeho ibyaha kandi asabira abagome. Imana ishimwe ko nanjye yarasabye ndi umugome nkakizwa, nari umutukanye, nari umwicanyi. Hanyuma Kristo aragenda atanga igitabo nawe kubw'ubuntu bwe n'ababarirwa niduka umukozi w'abagore bamutukanye nuko nari umusinzi n'umusambanyi. Turashima Yesu rero niyo umuntu amaze guhinduka akamenya igitabo cya Kristo. Yohana aramwitegera ngo uri wowe nta mubimana ukikuraho ibyaha by'abantu. Ntabwo icyaha cyawe cyakurwaho na so, ntabwo icyaha cyawe cyakurwaho n'amashuri. Satani ntabwo atinya amashuri, ntabwo icyaha cyawe cyakurwaho nuko ufite amaranga menshi. Wapi ibyo Satani ntabwo abitinya. Ntabwo icyaha cyawe cyakurwaho n'ukuri mu muryango mugari cyane. Wapi ntabwo Satani akurwaho n'ukuri mu gihugu cy'igihangange. Wavukiye mu gihugu cy'igihangange, niyo ufite ubwenge bw'igihugu bw'ibihugu by'ibihangange byose biriya bintu kugira ngo bya mbere ku isi by'abanyambara ntabwo Satani abitinya. Satani atinya umuntu wahindutse icyaremwe gishya wamenye Pasika ko yatanze ari we Kristo, aramutinya nawe abandi arabanigagura. Musengera bene wacu n'abanyuma kugira ngo bahinduke ibyaremwe bishya. Kuri mu rusengero utarahindutse ntacyo bimaze, nta na kimwe ntacyo bimaze. Ukigira umujinya, ukigira biriya byose twavuze. Ariko Kristo yabaranywe n'abagome ubisobanukirwe kugira ngo ducungure. Reka mvuge itangiriro 28 sobanura akakantu nanone. Shima Yesu. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana ibwibonera umwana
nuko bombi barajyana. nuko bombi barajyana. Geza 13 bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubaka igicaniro. yararikaho zahabu. abona Isaka umugaragu we. umugaragu we umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro. hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko. yenda wamushye. wasogota umuhungu we. marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu aritaba ati karame. aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu. ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara. kuko ubumenye yuko wubaha Imana. kuko utanyira umwana wawe w'ikinege. Reka rero mwe mbabwiza mu cyimbo cyo gupfa kwa Isaka yasimbujwe umwana w'intama. Ni nabwo Yesu yatanze ubuzima bwe kuri incungu ya Abeli. mu byombi ashimwe. mu cyimbo cyo gupfa kwa Isaka yasimbuje umwana w'intama. Ni nabwo Yesu yatanze ubuzima bwe ku bicungu ya Abeli. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yagiye gutanga igitabo cya Isaka, ariko amaze kumara amazima nawe ntugire icyo umutwara. uriya mwana w'intama washushanyaga Kristo. Haleluya. kuko muri amaze gutanga Isaka yahise aba inshuti y'Imana. Ino ngugu igenza utyo n'uyu mwana wawe kinege no kukugwiza nzakugwiza. Twumvise amasezerano Imana yahaye ivuga kuri Yesu ko azagabanya iminyago n'abakomeye kuko yitanze akagera ku gupfa. Haleluya. Abana bamaze gukora iki gikorwa cya Isaka yagabamaje Imana ntugire icyo utwara uwo mwana akibutsa abantu imfizi y'intama yashushanyaga Kristo umwana w'Imana. mu cyimbo cya Isaka habonetse umwana w'intama kandi bashushanyaga Kristo. kandi Aburahamu umuntu mbere iyo bamaze kuri cyaremwe gishya ubaha Imana ariko Mana ariko Mungu bakristo bene data mu nyumba. Reka mbabaze ikibazo kabisa. Aburahamu nahagarara mu mihigo y'abana b'Imana akazana agafilime k'ukuntu yagiye gutamba Isaka ngo baracare bakabona uruki Rwanda no kunywa inzoga na za karamirika na za kabuce ibindi bintu byose ukivuga. hari abakristo batazi gutandukanya indyo n'imoso akirwanira ngo kunywa inzoga ngo si icyaha ngo gusoma agace kubw'inzoka yangiye kugurwayo bagatangira kugendera mu byanditswe bikukoreka. kandi hepfo ngo ibyaha byawe bigaragara hakiri kare. uribaza yuko uzahagarara na Aburahamu gute igihe tuzaba turimo guhiga? igihe umwami wacu azaba yaduteranyije arimo kuduhanagura amarira uzahiga gute mwana w'Imana muri iyo myaka tuzamara imbere ya Kristo? ihema ry'Imana rigiye kumanuka. Aburahamu abarabaje Imana yamubwira ngo ko bigenze icyo ntunyime Isaka umuhungu wawe. Utagira icyo umutwara abana bishushanya Kristo umwana w'Imana. noneho rero impamvu ngo Pasika yacu reka kwizihiza banza umenye akamaro k'urupfu rwa Yesu. umenye impamvu yamuzanye niko uzasobanukirwa Pasika icyo ari cyo. niyo nyigisha abantu bose uravuga ko Yesu yapfuye kuri Pasika yagizeho icyangombwa rero ko yapfuye akazuba ariko bizihiza hose yapfuye igikorwa yagikoze yarabiranga. noneho rero ndagira ngo mubaze icyo kibazo rero umunsi wajyanye na Aburahamu kuko Imana ibanje kubona Aburahamu abikoze yaravuze ngo rero ubigende no kukugwiza nzakugwiza abantu urubyaro ruzakomokaho ruzahindura amarembo yawe abantu uzaba umugisha uzabasekuruza yageze aho ubwawe uzahinduka n'umugisha. Aburahamu ni umugisha Imana yamuhinduye umugisha. none uratekereza ute wowe ukirwana na za karande no kubabara no kubabazwa n'ubusa no kubabazwa n'abakuvuze baba sinzabusura muri korali baramvuze sinzongera gusenga kanaka yaramvuze. iyo misemburo urumva wayinjira mu bwami abagabo
Kristo bashwanyaguje. Duhereye ku murongo wa mbere wenda kuko ndimo ndagana no ku musozo ndimo ndavuga ku nyubako cyangwa Pasika yacu yaratanzwe ari Kristo umwana w'Imana. Mu bayuda bacunguwe n'amaraso y'umwana w'Imana, ariko turashima Imana twebwe igitambo cyacu ko cyabonetse ari Kristo umwana w'Imana. Iyi ni ngombwa ntabwo yacunga Abisirayeli tugumye ngiyo turabanyagana tubanyamahanga. Imana irangije ikunda isi itanga Kristo ariko igitambo turababarirwa. Unaze twagabaye turi muri za Kanyana, ubu twagabaye turi ahantu natwe dukubitwa ikibazo na Satani n'abadayimoni batubuza gusinzira, ariko turashima Kristo ko yabaye igitambo. Ku murongo wa mbere arabivuga, soma twumve tanga gatatu Yesaya. Ninde wizeye ibyo twumvise? Ninde wizeye ibyo twumvise? Kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe kuko yakuriye imbere y'ikigezi n'igishyitsi cy'umuriro mu butaka bwumye. N'igishyitsi cy'umuriro mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza, Kristo ngo ntabwo yari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga n'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumuzi. Ni ukuririmba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu mwakubiswa n'Imana agacumitwa nayo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro kandi imibyimba ye
twamaraga gusinda tukamukereza kandi twarabatijwe twitwa ba Bernard tukavuga ngo yibyimbaho mwami w'abantu njya mugera ngaho nk'ababa gasanga umuntu yamushyize hariya yamushushanyije yamushyize yagize gutya nagaruriya biriya ni ibishushanyo ntabwo ari Kristo. Kristo ni umwami w'abantu. Kristo twarabatora amavi yose azamupfukamira bamukora ibyo bishakiye bakamushyira ku musaraba ashonje berekana bakamushyira bakamupfukamira. ntabwo ari Kristo. Kristo ni umwami wabaharaganje yicaye uburyo bw'Imana baradusabira. biriya ni imihango y'abantu tukavuga ngo yibye imisima ngo niyo mpamvu bashyize akaguru kwa kundi bamushyira ku musaraba bakagira gutya akaguru bakagira akakundi ngo bakavuga ngo umufundi undi munsi Imana yarawutwara dukereza umwana w'Imana yagiye ku musaraba kubera umugambi w'Imana. niyo mpamvu yashenjagura ibicumuro byawe. niba uri mu itorero ntugakereze urupfu rwa Yesu wisize Pasika uvuge ngo umwana wakoze warangije ku musaraba hasigaye akizwe niyo mu misemburo hasigaye utegereje kuzagaruka kandi azaza. Ndimo najya mu gusoza nk'uko Isaka yasimbuje umwana w'intama ni nako Yesu yatanze ubuzima bwe kuba incungu ya benshi. Mariko 10:45 turajya gusoza kuri uwo murongo. n'ibishanga byakomeye byawe mu kurupfu rwa Yesu kuko umwana w'umuntu niba ijwi rya Satani riri guhamagara ujye gukora icyaha jya uhita uzamura umusaraba wa Yesu nk'ibendera ryawe uhakane uvuga utoya ntabwo ngo ntabwo ngenirwa nk'ipubari bwa hano muri Nyagatare ngo nakora ibyaha cyangwa ngo nimbura n'abakobwa n'ikintu mbahite ngo turi umukongomani wagiye i Kigali n'abanyarwanda bambaye utushipo tugufi ukuntu bari beza abwira mugenzi we ati hano hari amapepo menshi ati ngiye kugenda nkumirije tinakora icyaha aramubwira ati n'umuhumurizo waga muri ruhuru utarapfuye amaso ye mu mwuka wamera nk'abantu utamenye ko Pasika umwana w'Imana yatangawe Kristo. ntabwo twirirwa twapfuye mu cyaha twapfuye mu maso yo mu mwuka niyo kitarahinduka ufite ibibazo kandi biri mu itorero. menya ko Pasika yatanzwe igitambo gishiririye. Haleluya. menya ko Yesu Kristo yabaye incungu. ntabwo ibintu nizera no kwipfira nabipfira abana bo kuguhara abantu ugasanga bafite za kamera z'amafaranga ngo bashobora gushwa n'amafaranga n'abagore n'ibyubari. ibyo ntaho bihuriye n'urupfu rwa Yesu. abagore nabwiye abantu ngo uzakunda abagore uhereze hirya ko Imana irimo kurema abantu beza n'ubu barimo barabyara abantu b'Imana barimo barabyara abana beza abahungu beza abakobwa beza. uzajya ku mashuri ku masekendari y'abana beza b'Abanyarwanda uzajya mu mujyi wa Kigali y'abana beza. nagiye Nairobi nsanga abakobwa b'Abakikuyu beza bari mu resitora ndavuga mbwira umuntu twari twajyanye Yusu Umunyarwanda najya kumusuhuza n'umugore mu muraho nkabona mu rucanga abana beza isi yose irimo abana beza. uzagira ibara ugeze rya ko wapfa wababa reka abantu bane beza ntabwo dushaka n'ubundi. inyamaswa nizo ziri aho ngaho ziri inyamaswa ziri mu mashyamba. turabona n'Imana twari mu ishusho y'Imana. Imana ni nziza natwe tube beza. urupfu rwa Yesu rwangije byose. iyo bamaze gusobanukirwa ko Pasika yatanzwe urapfa n'icyaha kidapfa burundu. uzageza hehe ngo ibyubahiro ubu si wowe ugifite icyubahiro ku isi ni Trump yazarimo kurira navuga ati birareze ariko nawe nawe bagupfa. iyo umuntu ukomeye cyane yakagize icyago ariko nabategereje ubutabazi bw'Imana. nta kintu kirere icyubahiro kigira kigakubitwa hasi amashuri agiye agakubitwa hasi. nta kindi twakwirata keretse umusaraba wa Kristo. kuri abo bamenye ko Pasika yacu yatanzwe twaracunguwe incunguye twese. nicyo cyanditswe no gukomeza kuvuga ibintu byinshi kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa. iyo bigatse umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi. Haleluya. ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuri incungu yabo ya benshi. Haleluya. nicyo cyangwa ntabwo yaje gukorerwa ntabwo yaje gushaka ibyubahiro. niyo mpamvu yabwiye abigishwa ngo birinde imisemburo y'abafarisayo
ndacungurwa. Haleluya. Icyo kiranyura gituma mpinduka, gituma mpinduka icyaremwe gishya. Ibyo niyo pasika yacu, guhinduka ibyaremwe bishya, ibya kera bigashira tugahinduka ibyaremwe bishya. Kuko Yesu ni njye wari gupfa araza arapfa nk'uko ibyanditswe byawe bitubwira. Hano incungu ni ukuvuga njye nari naratanzwe mpagaze aha ngaha, none araza aritambira arapfa hanga ubugingo. Iyo niyo pasika. Nk'uko abisirayeli bacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama bakava mu buretwa na za mboga zisharira zirura bakazirya bakabibuka imibabaro. Iyo nushaka gukunda Yesu jya banza, ngewe nshaka gukunda umwami ndamumiriza nkamanika amaboko imbere ye, nkabanza nkasubira mu mibereho yanjye. Ako kanya nkitekereza urugendo rwanjye, mu kanya gato nkongera nkakunda umwami, bavuga ngo pasika yacu yaratambwe ni Kristo, nzamukunda kandi nzamukorera. Imana rero ibagirire neza, Imana rero umugisha. Iyo niyo pasika yacu, ntabwo ari umwana w'intama iriya watambwe, ahubwo ni Kristo atambye umubiri we. Abandi bananiwe barawutanga, turacungurwa tubona amahoro. Rero twiyamuremo imisemburo yose. Twumvise ko imisemburo ari icyaha, ari satani. Twiyamure imisemburo, twiyamure igomwa, twiyamure umujinya. Imana ibagirire neza. Pasika yacu yaratambwe, yanyuze ku musaraba tubona amahoro. Tumuhimbe, tuhimbe za buri bimbano by'umwuka. Nzi neza nashidikanya ko iki cyorezo kigiye kuvamo, tugatanga ibitambo by'amashimwe no gukiranuka no kubaha no gukunda no gushyira bene data imbere mu cyubahiro. Imana rero umugisha, reka senga Imana. Uwiteka Mana nkuru, nk'uko bayicungu